winjijisha ugezeyo biranga yewe reka banze nkubwize ukuri kw'Imana njye nafite stamina zadanje ukora mu kuntu n'abafana bari bamezana bagata ariko no man ibintu ni dangerous my G you know oje kabisa ariko je n'ubungu ngenda cyari still right now is it no man that shit man company yitwa Ardo Company Limited. Ardo Company Limited to the floor bakubita kapero ubundi twitare mu kapero wonde nje nabahaye ari yageze abo Wayigenge undi mideni ndabizi ko n'umuntu uri kuri kamera afite ko ugomba kumurira kamera. Okay, reka nkubite reka nkubite igitero cyanyuma nakubisemo urabona ko hari indirimbo nasuranye nande na Aisha G igitero nakubisemo bwanyuma wasisuse wasiboye ku Nation AWT Classico El Maestro AKF7 wala BTA. Yes, reka ngushimire kandi nongere ngo ikaze wakoze subscribe kuri Mama wa Pampe TV show. Uracyari kumwe na Marinet wa muhungu w'abanyarwanda represent Rwanda ni culture. Uyu munsi rero turi muri Buranis Bar and Restaurant nakabari gaherereye hano Nyamirambo rwa Rutabura ku Bibati. Twaje gutungura umuntu bita Wayigenge ya hostinze kuri stage imwe na kidumu kibido. Yewe murabyumva neza ariko ngiye guhagarara hano hantu rero bambwiye kare busohokane hano ntabwo ari buncike namuhaye ikiganiro mwebwe mutegereze gatoya cyane arasohokana nubwo adakunda kamera ariko ndatamuganiriza mugume hano mwe gato cyane ntimuve kuri kamera mugume hano kujya ngabaraje yo maniga meze mutese asase wowe dutangiriye hano karibu aho Wayigenge karibu To the floor. No kandi nta ibintu byanye no. Kiri gute se muntu wanjye meze neza ariko aho turi kumwe barasta meze neza ubu nanjye navuze ati ntago ndi buve kuri Buranese ntakuganirije ako nawe wagigiye rega byadanje ati ngiye tuze kuza kubona ngewe game irangiye byadanje ariko still right now turacyari hano abantu bo kuri Mama wa Pampe TV show bagomba kubereka ibyiza byose ahubwo tubwira ukibona kuri ya stage imwe na kidumu kibido umva gumeze bo urumva bya biko bimeze gute ni vibe zadanje Wayigenge to the floor to the way to the stroll skiri war yaman zeto waruno so fata oje ngo cheers ma gangster no wowe ni wowe ufite kamera sibyo ariko nayo nifite akabazo ko kumubaza hako kana ho nyine we mumbaze no sivayibavanye kuri stage bigenze bite sibyo bigenze bite kuda dukubisi ya kapera ngenda nice yari inyuma mvuga ni okay buriya Wayigenge kuva dutumiye muri host yiwe byanze bikunze hagiye gushya imirongo yo gutaye imanutse bigenze bite ngaho ibaza imirongo nayibuze none bigenze bite babura winjagaraza winjijisha ugezeyo biranga yewe reka banze nkubwize ukuri kw'Imana njye nafite stamina zadanje ukora mu kuntu n'abafana bari bamezana bagata ariko no man ibintu ni dangerous my G you know oje kabisa ariko je n'ubungu ngenda cyari still right now is it no man that shit man Wayigenge hari ibintu bijya bimubaho ngakabona nk'inkwavu zirimo zinywera isozi wazaga ryo muhaye kuri stage rega abantu bari benshi byadanje man ariko n'umuntu GSP n'umuntu ngenda cyazifite n'ubundi ariko akoze amabara ya danje ntabwo abonye amabara yakoze ariko nanagerageje by the way namanitse kabisa ngiye bitewe n'uburyo ngiye yari yambwiye ati ningera ya Buranis ndebana ndahita amatwika umva nazanye abantu batari munsi y'10 hariya bicaye bategereje ko Wayigenge ibyo ni kwivugisha ngo uratashye wallahi nako ushobora gukombaza ngo ahubwo mbaza hano bigiye kujya bibera none sasa rero bigiye kujya bibera hehe hano kuri Buranis kabisa hangaha rwa Rutabura hangaha Nyamirambo KGA barabure kuyuvuye ku Bibati umanuka gakeya uhita ubona icyapa cya Buranis kabisa Buranis kabisa welcome kabisa kuri bro stage ya mbere ibintu ukoze ngiye nawe yamanitse ndabakumye Devu uziko kidumu n'abarebye akavuga ati iki cyana ni ikinyarwanda ni iki Nigeria to the floor kubundi reka jewe ndabamena skripa Wayigenge to the floor to the west to the strong skripa ubundi iyo ndirimbo twagiye gatikorera challenge ariko tutazi izajya ku rwego bazayiperforming kuri stage imwe na kidumu wallahi Wayigenge
ubonye ko abantu bakomye ndabakomye abanje bate Wayigenge to the front no walahi mina kwambiye still we now mukike wawe one shoot ibaze nk'umuntu utaje muri show ya Wayigenge hano Branis ibaze nk'ibi naba yaho turi ko ibintu bya Braga man ariko ndabemeje man my G bro wakoze amabara nyine turi ko ibintu bya Braga ngewe nkoze ibintu man bya n'aba people bari baranga bati kabisa big up my last time reka tuganireho gatoya Wayigenge nibyo stage uretwitse yari nateguye neza ariko tubwire kugira ngo ubundi uhosting kidumu byari byagenze bite uramwaprochinze cyangwa se ni Branis yamwaprochinze gaza urabona ubundi urabona umukire wenda ararebye abona turashoboye still yabanje guhamagara kidumu amwereka n'undi muntu wenda bazakora na still right now you know then bagakwita na stage you know they're like two person is it not made she yeah man so rero my G rero ngiye ibintu nkoze kidumu nawe yarasanzwe azumuntu witwa Wayigenge to the floor you know to the west n'ubundi platform zanjye n'ubundi yajyaga agira iki azimedita you know so rero none ngiye kuba bamamagaye none ibintu byanjye bya Wayigenge na kidumu twabibyaje no hamwe bibyara ikintu cya danje niyo mpamvu abonye bara paper bose bari haye bari bate kabisa ba paper umuntu utabashije kugira muri Branis ni ikintu cyane giteguye neza habanje kubaho kuri stage abakobwa baje bimurika neza bimeze fresh ubona ko ari ibintu byari biteguye neza hakurikiyeho rero kidumu kuri stage ubwo yaje ako yabakomye nawe yabakomye kidumu umusaza rero ko muri bro legend Wayigenge uretse guhostinga abahanzi muri Branis twasanga iki kindi muri Branis muzasangamo boro zitwa Chaprawanga is madefit nubwo bana batari kubyumva Chaprawanga still right now ati hehe Branis my G you know ntuzagisanga man ikintu kikonwa kigezweho hehe Branis my G usanga ikintu hehe man everything my G you know byose kabisa it's okay you know babarira ngiye Chaprawanga no Chaprawanga ntago yizi uzabaze mitutso zakubwiye Chaprawanga uretse gato yagiye none reka jeta mbarabura ngiye mwa bintu reka kiro kigani kirangira none ngewe ndatambatamo Chaprawanga Chaprawanga ndatambatamo ahandi bonekane muri Branis n'ahandi hantu wayibona Chaprawanga ni muri Branis my G ariko nizere ko ari ibiryo yeah of course ni igiporezo cya danger kimeze bien piqué bien organisé bien extensif bien magnifique still right now Chaprawanga ewan muri Branis kabisa reka twongeye kandi kantu bagira sauna na massage bimwe bya danger imeze fresh bya danger kabisa welcome kabisa ewana Branis none ngewe na numero za telefone ushaka unanakurangira niki nanakurabura kuri numero zawe Wayigenge to the front to the west 078 10 32 058 uzatamagara kuri izo nomero uri kumva ahita bakwereka muri Branis ukuntu biba bihagaze uzamaga kuri izo nomero ngiye nzakubera umuranga none hanyuma njye nombaza ati bimeze bite nzatamubwira location where Nyamijose uretse gato uraza kumubaza n'ubundi hano hari abantu bari buze kugira byanze kunze ikibazo cya transport kuko tujya tugira ibibazo bya transport nka kwa kundi umuntu agenda like yasohotse ugasanga gusubira mu rugo bibaye ikibazo ariko umuvandimwe hano twaganiriye arambwira ngo Ardo Company Limited icyo kibazo ngo yagiye yewe nabwiye ngo umuntu wageze muri Branis Chaprawanga agomba kwita yibona akavuga ati very nice you know Ardo natubwire ku kijyanye na transport uburyo turi buve hano cyangwa se uburyo n'umuntu uriya hakurya azahava bimeze bite ubundi kuri icyo kintu murakoze mbere na mbere ndabashimira kuba mumpaye umwanya icya kabiri ndashimira abavandimwe turi kumwe hano njye na Devu twaje gusapotinga umuvandimwe yari yahostinze hano ari kumwe na kidumu kibido so ni ibyishimo murabibona ni ibyishimo gusa kabisa so nshimiye Devu kuba akomoje kuri ako company kanjye ndi kugerageza kuzamura ibibazo cyane bya transport no miss so ndamushimira by'umwihariko ko abashije kuma time
yo kugira icyo nyivugaho. So ni imodoka zaba izipakira imizigo ndetse n'izitwara abantu. Turacyazamuka naho turagera, ariko umuntu wese wakeneye iyo serivisi, akeneye imodoka imudeplasa, nimero yanjye ni 078 54 84 117. Izo modoka rero ubwoko bwazo n'ubu ngubu ni imodoka zitwara abantu 4 cyangwa 6, barindwi atarimo shoferi. Hanyuma izitwara imizigo guhera kuri Hilux, Dina Fuso na truck, ubwo ni amakamyo maremare amaho ari apakira imizigo, n'amatruck yambukiranya imipaka. Imodoka wakenera iyo ariyo yose wampamagara nkagufasha mu gihe gitoya cyane bayakugezeho. Ikindi n'undi wese waba ufite imodoka idafite akazi, idafite ikiraka, ntayizane muyihakaze, nimero yanjye nayibahaye, yampamagara turaza kuyipininga ku kiganiro, yampamagara ntaribi nawe tukayishakira akazi. Murakoze cyane. Wayigenge nawe nari nabimuganirijeho, sinzi niba hari ikintu yakongeraho kuri iyo project yanjye. Of course nyine bamwita Bumaraji YG Rastaman LWT Classico Yaman to the west. Yaman uyu gentleman rero ako kampani babwiye still we now namba zirihaye kuri ekra ndazizi nimero 10 yahuye ndakeka sibyo ntabwo arabugeze ibyo twanabasubiriramo. Okay basubiriramo 078 ni 078 54 84 117. Ni karibu umuntu wari wese turamwakira kandi tumwakirana urukundo. Company yitwa Ardo Company Limited. Ardo Company Limited to the floor. Yeah, bakubita kapero ubundi twitare no akapera n'ubundi nge nabahaye ariko yageze abo Wayigenge undi mideni ndabizi ko n'umuntu uri kuri kamera afite ko ugomba kumuyaka. Okay, reka nkubitemo igitero cya nyuma nakubisemo, urabona ko hari indirimbo nasuranye nande na Aisha G. Igitero nakubisemo bwa nyuma wasisusi wasiboye ku Nation AWT Classico El Maestro AK47 wala BTA. Ikindi twarenzaho nako ngako dore Wayigenge baraburema bakora subscribe hehe kuri Mama wa Pampe TV show. Shade sako mugira vibe mwese mu bivugirira imwe bakora subscribe hehe. Kora subscribe kuri barabizi ko bagomba gukora subscribe kuri Mama wa Pampe. Batibagiwe share, like and comment. Reka nibutse abanyarwanda rero twari turi muri show yateguwe na Wayigenge ndetse na Kidumu Kibido muri Buranis. Ikaze turabakunda cyane. Yaman. Yeah. Shalom. And abashimye byatari fresh.